numva ubutumwa bwiza rububwira abantu ubwami bw'Imana. Ntibakivuga ubutumwa bwo kwihana icyaha. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya byose babishize. Ariko nanone ugasanga abantu b'imbabare baba mu rusengero, ugasanga abantu bakubititse baba mu rusengero. Kubera iki? Hari ibindi bintu batemeye batazi. Hadutse abantu bayobya. Usanga umuntu akubwira ngo Yesu yarangije byose ku musaraba. Voilà. Akakubwira ko gusambana Yesu yabirangije. Reka mbashimire abakunzi bacu b'Isezerano TV, shimira by'umwihariko ko ufunguye ikiganiro ugiye kukireba. Kuri kamera turi kumwe n'abakozi b'Imana batatu, umunsi tugiye kuganira nabo. Reka abenshi ni bashyashya ku Isezerano TV, reka banze batwibwire. Ni Pastor Janvier, ndabishimiye Isezerano TV. Turabashuhuje aho muri hose mugubwe neza mu izina rya Yesu. Revera Pasiteri Ucimiye Gusambana, twishimiye kubana namwe ku Isezerano TV. Nitwa Habarurema Adrien, Imana iduhana umugisha. Umuvugabutumwa. Yego. Mbere ko dutangira ikiganiro wenda reka Revera Pasiteri abanza dusengere kugira twinjire mu kiganiro dufite amavuta y'Imana. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuduhurije aha, kandi igitumye twicaye hano ni ukugira ngo abantu bakurikirana iyi televiziyo bahabwe umugisha, abadafite ibyo basobanukiwe basobanukirwe, buri muntu wese ku rwe ruhande agira umugisha. Reka rero ntaba ari twe wavuganye na Mose uramubwira ngo uzajya ubana n'akanwa ke umwigisha ibyo avuga. Reka ntaba ari twe tugaragara, ahubwo ugaragarire muri twebwe, uvugire muri twe, kugira ngo aba bantu bose bakurikiranye iki kiganiro bahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira, ariko turaganira mu buryo bwo kubaka. Uyu munsi dufite ikibazo navuga ngo mu murimo w'Imana, aho usanga ivugabutumwa rigenda risa nkaho rifata indi sura. Ariko ndashaka kugira ngo uyu munsi tuze gusobanukirwa ivugabutumwa ni iki, umuvugabutumwa ni iki. Reka duhere kuri Janvier. Ubundi ivugabutumwa mu by'ukuri ni iki nka pasiteri, kugira ngo abantu baze gusobanukirwa. Okay, ivugabutumwa ni wo murimo twasigiwe. Iyo tuvuze mu ivugabutumwa ntabwo tuba turi kuvuga ititire y'umuvugabutumwa, ahubwo tuba turi kuvuga y'icyo abahamagawe twese duhuriyeho. Buri muntu wese wamenye Kristo, Bibiliya irabivuga muri Matayo 28:18. Aravuga ngo arabegera, arababwira ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nuko mugende mu mahanga yose, namwe ndabubahaye ubwo butware of course. Mugende mu mahanga yose mubwirize abaremwe bose ubutumwa bwiza, abazemera muzababatize kandi mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Ahita avuga ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose mukiriho. So ivugabutumwa rero ni iryo ngiryo, nicyo ngicyo Yesu yasorejeho mu magambo yavuganye n'intumwa cyangwa n'abigishwa, abwira bari baramukurikiye, arababwira ati nicyo mboherejeho, nicyo mbatumyeho, mugende mu mahanga yose mubwirize abaremwe bose ubutumwa bwiza. Now ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza no gukira ibyaha. Ubutumwa bwiza bwitwa ubutumwa bwiza kuko bukiza ibyaha, bukiza indwara, bukiza imivumo, bukiza karande. Ibyo nicyo bita ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ijambo ry'Imana. Ijambo ni ubuzima, ijambo ni ubuzima, ijambo ni ryo rikora ibyo byose. Kuko Bibiliya iravuga ngo Imana yaravuze ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Ubundi nanone akavuga ngo uwo niwe wari umucyo, mbere na mbere yariho jambo yari Imana, jambo yahoranye, niwe mucyo. Nukuvuga ngo rero mbere na mbere y'ibintu byose Imana yashyizeho ijambo, yaremye ijambo, ishyiraho ijambo, iravuga iti habeho ibingibi, ibiremesheje ijambo. So ijambo niryo rero twahawe, rimaze kuduhindura ridukuraho ibyo bintu byose,
noneho dutegekwa kugira ngo tugende tubwirize ubutumwa bwiza. Nicyo kiduhagaritse hano, nicyo kitubeshejeho, nicyo kitumye duhari, ni nacyo tubereho, ni ukugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza. So ubutumwa bwiza bwitwa ubutumwa bwiza kuko bufite ibyo bintu bigera muri bine. Gukiza ikintu cya mbere ni icyaha, kuko icyaha niwo muzi w'ibibi byose, niwo muzi w'ibi byose. By the way, bino bindi bikurikiyeho niyo mpamvu yabyo. So niyo mpamvu icyaha kigomba kuvaho. Ariko saho bihagararira gusa, ubutumwa bwiza penetratinga, bukinjira indani, bugakiza umuntu n'imivumo, bukamukiza n'indwara, bukamukiza n'imivumo y'inkomoko cyangwa se karande, evil generational spirit, imyuka ikurikirana yo mu miryango. Hari igihe umuntu akizwa akaza mu Mana. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya, byose babishize. Ariko nanone ugasanga abantu b'imbabare baba mu rusengero, ugasanga abantu bakubititse baba mu rusengero. Kubera iki? Hari ibindi bintu batemeye, batazi, kuko Bibiliya iravuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Kwa kuri niki? Ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri wide cyangwa ni byinshi cyane ku buryo rigenda n'ubuzima winjiramo, ugenda winjiramo ukagibwina, rikagukingurira n'indi miryango myinshi, ukinjira hera hahera. Niyo mpamvu Pawulo yavugaga ati ndashaka kumumenya, ndashaka kumenya uko kuri, ndashaka kumenya uwo Kristo, ninjire menye n'imbaraga zamuzamuye mu gituro. Kuvuga ngo rero hari ahantu, by the way, reka wenda ne gutinda cyane, ariko ngicyo icyo ubutumwa bwiza aricyo, kandi n'ivugabutumwa niryo ngiryo. Noneho rero wenda kugira ngo bize kugira ntaza kugarukaho cyane, mbensa nuvuze byinshi mu kanya gatoya. Ubutumwa bwiza bugira ababuvuga. Biravuga ngo babwirizwa gute batatumwe, babwiriza gute batatumwe, kandi bamenya gute batabwirijwe. Wenda buretse gato kwinjira mu kuvuga ubwo butumwa, nari ngiye kuvuga umuntu utumwa, uvuga ubutumwa, kuko atari buri wese utwara ubu butumwa, ntago ari buri wese, ahubwo hari ababuhawe cyangwa bwagenewe, n'ababwakiriye, noneho bavuga ubwo butumwa na qualification cyangwa se ibyo baba bujuje. Wenda muraza kuhagera. Okay. Hari icyo wamwunganiyeho? Ubutumwa bwiza ni ijambo ryose rihumuriza umuntu. Mu butumwa bwiza wenda icyo nongeraho, habamo ihumure. Abantu benshi babayeho mu buryo bw'ihungabana, bamwe bazi cyangwa batazi. Niyo mpamvu iyo habayeho ubutumwa bwiza, habayeho gutumwa, ubujyanye ijambo ry'ihumure, ugahumuriza abakure n'aba hafi. Iyo ubutumwa bwiza iyo ubuhawe, biba bivuze ko ujyanye impumo guhumuriza abantu. Mbere na mbere, kugira ngo muri ubu butumwa habeho ubu butumwa bwiza, nuko ubu butumwa bwiza habamo ihumure. Runaka byari bimeze bitya, ariko bigenze bitya. Uyu muntu yaraboshywe muri ubu buryo, ariko ubutumwa bwiza bumugezeho, habayeho kubohoka. Mu yandi magambo, ikizakubwira ko ubutumwa ari bwiza, impamvu tubwita bwiza ni iki? Nuko habaho n'ubutumwa bubi. Impamvu tubwita ubutumwa bwiza, nuko ari ubutumwa buhumuriza abantu babwumva. Niwumva ubutumwa buguwahamura, nibugukundira uzabuhunge. Ikizakubwira ko ubutumwa bwaje ari bwiza, mbere na mbere nuko buzaguhumuriza, kandi ukumva umutima wawe uguwe neza. Yego? None se wenda pastor ukira aho ngaho, ko hari abavuga butumwa bageza ukavuga ati murapfuye, inkota irabariye, ubwo butumwa burahumuriza? Mbo beno Bibiliya, Yesaya niwe wahanuye ubu buhanuzi, aravuga ngo nuko mugende muhumuriza abantu banjye. Aravuga ngo mubahumurize, mubwira Abisirayeli ibihumuriza imitima. Hari igihe umuntu akizwa,
gukizwa ahamagara yamara guhamagarwa agakizwa, yamara gukizwa akanatumwa cyangwa se akiyumvamo, kuko ntabwo abantu bose ariko sinzi uko ndibuze kubivuga, ntabwo abantu bose bavuga ubutumwa ari uko baba babwiwe ngo genda uvuge. Hari uwiyumvamo, wenda ibyo twabivuga mu mpano. Hari umuntu ukizwa rero agatwara na ya kamere yiwe, niba n'ubundi yaravugaga akanga abantu, agashaka kugira ngo yerekane ko Imana, aha ni naho hari ikibazo. Uyu muntu utanga ubu butumwa gutya rimwe na rimwe abatiyumva. Ubundi ikizakubwira umuntu wiyumva watumwe mu by'ukuri, ntabwo ashaka ikindi kintu cyo guhagararaho, kuko iyo watumwe uremerwa. Bene uyu muntu rero ngiye namuhunga, kubera ko ntabwo Imana ari ingome. Ni naho ibibazo biri. Abantu twagiye tubwirwa Imana nk'Imana y'ingome, nk'Imana yica, ntitubwirwe Imana, ntiduhabwe ubutumwa bw'uko Imana ari urukundo. Iri jambo ndarizi rivuga ngo nimwanga kumva inkota izabarya. Hari ryari? Ese ibyo byaje ryari? Byatewe n'iki? Ntabwo wajya kubwiriza umuntu ubutumwa nk'uko mugenzi wanjye yabivuze bwo kumuzana ku Mana ngo ugende umuhahamura. Oya, ahubwo ukoresha umutima w'ubugwaneza. Adrien, nawe niko ubyumva? Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ntabwo ndibuze kujya kure ibyo bavuze, cyakora ndabunganira. Ubundi ubu ko iki gihe cyitegererezo tuvuga cy'ubutumwa bwiza tukirebera kuri Kristo. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo mu bice 3 umurongo waho wa 2, yavuze ubutumwa buvuga misiyo. Yaravuze ngo mwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubundi nzi ko ubutumwa bwiza ari ububwira abantu ubwami bw'Imana. Iyo butababwira ubwami sinzi inyito nabivugaho, ariko nimba ari ubutumwa bwiza bwa Yesu tuvuga, tukavuga nk'inshinga ni ukuvuga ubutumwa, ni uko tubwira abantu ubwami bw'Imana, tukababwira ibyiza by'ijuru, tukabakumbuza ijuru, tukababwira n'ibyangombwa bijya kujya mu ijuru. Ikindi cya kabiri, tukababwira ko kandi nimba tubabwira kujya mu ijuru, tukababwira ko bazajyayo koko. Iryo juru tukaba twizeye neza ko ibyo tuvuga ijuru ririho kandi ariyo abazajyayo. Hakaza noneho ikindi kintu Yesu yaravuze ngo ubwami mwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Hakaza kondisiyo z'ubwami cyangwa kondisiyo z'ubutumwa bwiza. Kondisiyo ni ukwihana. Ubundi ubutumwa bwiza ni ububwira abantu ubwami bw'Imana. Iyo butababwira ubwami bw'Imana, ntibubakumbuza ijuru, ntibubabwire iyo bazajya, bubangishe n'iyi turereka. Nubwo mwise tuhari ariko turabashyitsi. Ntago mbize, ariko ntago ari ubutumwa bwiza. Nzi ko ubutumwa bwiza ari ububwira abantu ubwami, hakaza kondisiyo z'ubwami, noneho akavuga ngo twihane ibyaha byacu. Ubwo umuntu ashobora kwibaza akavuga ati kuki se nk'ikintu warubajije pastor mushumba, warubaza ati kuki hari abantu baza bakabwira abantu ubutumwa bwiza bakavuga ati mwihane muzapfa, nimwanga mukagoma inkota izabarya, ariko nimwumva twabanza tukareba tukavuga ati kondisiyo ya mbere ni ukwihana. Ariko hakaza n'irindi jambo rivuga ngo ariko nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu. Rubira iryo jambo riri muri Yesaya igice cya 1 umurongo wa 12. Noneho rero icyo navuga kiruta ibindi, ubutumwa bwiza ni ububwira abantu ubwami bwo mu ijuru, bukabakundisha iyo bajya. Hakaza kondisiyo z'ibwami zibabwira kwihana. Numva ari nacyo Kristo yavuze, aravuga ngo abwiriza ubutumwa bwiza bakumbuza ubwami,
ababwira nijoro ko rirondetse ko bazaritaha, ababwira kondisiyo zijya mu bwami ko ari ukwihana, ariko anababwira ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere, mu rugo rwa data hariyo amazu, ababwira ko azagaruka kubajyana. Ni ukuvuga ngo yavuze ubutumwa bwiza, akundisha abantu ubwami, ababwira kondisiyo zo kujya mu bwami, ariko anabasezeranya isezerano ryo dutegereje rivuga ko Kristo azaza kujyana itorero. Muri ibyo rero, muri kwa kwihana ibyaha, numva ari nabwo twakira ya migisha yo mu gakiza k'Imana Kristo umuririmbyi yavuze, aravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twarayihawe tukimara kwihana ibyaha, aribyo bagenzi banjye bagiye bavuga. Numva ubutumwa bwiza rububwira abantu ubwami bw'Imana. Hari ikintu yari yavuze ati ntabwo ari buri wese ukwiye kuvuga ubwo butumwa, ntabwo ari buri wese ukwiye kubutwara. Noneho reka turebe, ngira ngo uyu munsi ndashobora kuba nawe ari ikibazo, ubundi ninde ukwiye gutwara bwa butumwa bwiza none? Urakoze cyane. Ubutumwa bwiza, hari ijambo navuze kare ngo babwirwa gute batabwirijwe, babwiriza gute batatumwe. Ubwo urumva ni bisaba ko hari utumwa kugira ngo ajye kubwiriza. Noneho bivuze nanone kandi hari abantu batabwirizwa ubutumwa butageraho kuko batari babona umuntu wabatumweho. Ubundi bivuze ko hari n'abashaka kuvuga bwa butumwa ariko bataratumwe. Exactly, niho nashaka kugera. Hari abantu bagenda batatumwe, ahubwo Bibiliya iravuga ngo baseseye rwihishwa, baza baje gutata umudendezo, kuko Yesu yarabivuze, aravuga ngo ngiye kugenda, ariko ningenda amasega ndabizi ko azabinjiramo, azaza tababarira umukumbi. Bivuze iki rero? Amasega ntabwo ari turiya tunyamaswa, ni abantu bazaza bafite umwuka w'isega, bazaza bafite umwuka w'abadayimoni binjiwemo na sekibi, hanyuma baje kuyobya intama, kugira ngo ahari na bamwe mu bera bayobe inzira. Abo rero baraza bakivanga natwe, bakivanga mu itorero, bakajya mu baririmbyi bakaririmba, bagacuranga, bakabwiriza, bakagira amatitere nabo bakambara dukoro, bakaba ba pasiteri, bakitwa abahanuzi, tukitwa amazina amwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo kugira ngo abantu natumye nahaye ubutumwa bwiza muzabamenyera ku mbuto zabo, muzabamenyera ku mbuto zabo. Nabo kandi hari icyo babwiwe kugira ngo bazabashobore kwera izo mbuto, kuko nabwo ntago byoroshye. Yesu yarabivuze muri Yohana 15, aravuga ngo nta kintu mubasha gukora mutamfite, nimuguma muri nge muzera imbuto ndetse nyinshi, naga ari nkeya, nimuguma muri nge byose bizashoboka. So rero bivuze ngo hari abandi bantu baza aribo batuma ubutumwa bwiza budasobanuka, ariko ubutumwa bundi burasobanutse kandi uwabugakiye burasobanuka kuri we, ahubwo urujijo ku bantu badasobanukiwe naho ruzira, kuko hari abandi bantu bazamo. So umuntu rero ugomba kuba yahawe ubwo butumwa, yatumwe, agomba kuba hari ibintu yujuje. Icyambere agomba kuba yarumvise ijwi, ry'Imana, agomba kuba yahawe umwuka wera mushoboza. Ko Bibiliya iravuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya, nibwo muzagenda hose Yerusalemu, muzahera aho ngaho muvuka, wanyu bamenye ko mwahindutse, mugende Yudaya, Samariya, hose muzenguruke. Ni ukuvuga ngo iki rero, iki ngiki kibe clean, kuko Yesu mbere yaho atari yabaho umwuka ntago yigeze abohereza. Mugende mujye kurindira, mujye hejuru ku munara hejuru, mujye Yerusalemu muntegereze. Barategereza, bajya hamwe, bari mu mwanya umwe, nibwo umwuka wera yaje. Kuko umwuka wera nicyo kimenyetso kigaragara yuko umuntu yahawe imbaraga zo kuba yahabwa gutuma. Ku mwuka wera yahageze agohereza impano. Umuhamagaro utangwa n'Imana. Imana ni ihamagara igahereza bamwe, nkuko Abefeso 4:7 babivuga, bamwe intumwa, abandi abahanuza, abandi bavuga butumwa, abandi abashumba, abandi abigisha b'ijambo. Noneho umwuka wera nawe ashinzwe kugenda bahereza gift cyangwa se impano zo kugira ngo bakorere muri uwo muhamagaro. Ariko noneho
Bibiliya nk'uko bivuga mu Baroma 8 n'umurongo n'imirongo igera muri 20 na kangahe havuga ngo abayoborwa n'uwo mwuka nibo bana b'Imana. Ni ukuvuga ngo rero umuntu watumwe wahawe ubutumwa bwiza agomba kuba agaragarwaho no kuba ayoborwa n'umwuka wera, kuko imbuto z'umwuka ziragaragara. Ni ibintu biri simple mu Bagalatiya 5:22, kwihangana, urukundo, amahoro, kugira neza, ingeso nziza, ibintu byinshi nyine nk'ibyo ngibyo, ngo nta mategeko abihana. Ni ukuvuga ngo iki, umuntu ufite ubutumwa bwiza cyangwa umuvugabutumwa watumwe woherejwe mu bantu agomba kuba arangwa n'imbuto z'umwuka wera. Agomba kuba ari cyo kintu mu gifaransa baravuga ngo dominateur kome, akaba ari cyo kita rusange. Ni icyo ngicyo kigomba kumugaragaza, nta kuvuga ngo intege nke zamufashe ngo cyangwa iki. Yes, intege nke ntago ziza zimukuraho imbuto, ahubwo niyo mpamvu Pawulo yaravuze ngo nge mva mu bwiza njya mu bundi bwiza. Hari igihe Pawulo agitangira yavugaga ati ndarwana, ariko yabanje kuvuga ngo nkora ibyiza, ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Ariko akimeze gutyo ntabwo yari yagatangira burya kuvuga ubutumwa. Noneho agera ubwo aravuga ati noneho aho ngeze ndimo ndarasana kandi simpusha, ndarwana, ndaterana ibipfunsi, simpusha, ndamarana kugira ngo mfate icyo Kristo yamfatiye. Noneho arakomeza ava muri ubwo bwiza yinjira n'ahandi mu bundi bwiza. Aravuga ngo noneho mugere ikirenge mu cyane nkuko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Aho rero umuvugabutumwa agomba kuba ari umuntu wigirwaho, abandi bazigiraho ingendo, indoro, inseko, imyambarire, abantu bazakwigiraho ibintu byose, kuko ugomba kuba uri role model w'abandi bantu. Agera nubwo agera hejuru none washoje aravuga ngo meze nk'ibisuko ku gicane, ndarwanya intambara nziza, ibisigaye ni kimwe, mbikiwe ikamba ryera kandi narinzi ibyo kwizera. So nuko rero umuvugabutumwa agomba kuba ari muri izo step ameze gutyo. Pastor, reka nanjye mbu umunyamakuru nkubaze ukiri aho ngaho. Mu by'ukuri maze nkunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane Facebook. Uzasanga abantu bagiye batangira neza, bavuga ubutumwa, banakuze, ariko uyu munsi twavuze ko ubutumwa bwiza ari ubwihanisha abantu, bukumbuza abantu ubwami bw'Imana. Ariko uyu munsi hadutse abantu bayobya. Usanga umuntu akubwira ngo Yesu yarangije byose ku musaraba, akakubwira ko gusambana Yesu yabirangije. Donc babuza abantu kwihana, ntibakivuga ubutumwa bwo kwihana icyaha. Iyo abo barahari, naguha urugero, benshi tujya tugongana, wenda namwe barahari. Aba abantu bazabirinda gute niba uyu muntu yahagurutse? Urumva Pastor Janvier ntabwo uzagera ku bantu bose. Uyu muntu wahuye n'uyu muntu akamubwira ko gusambana nta kibazo kirimo, ko Yesu yabirangije, akamubwira ko kuza akiba iyi Bibiliya yanjye akayitwara nta kibazo kirimo, Yesu yabirangije. Uyu muntu we wamubwira iki wahuye n'uyu muntu? Ubundi Yesu Pawulo yigeze yabivuga. Pawulo aravuga ngo undi muntu uzababwiriza ubutumwa butari ubwo nababwirije mbere, naho yaba ari marayika uvuye mu ijuru avumwe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo umuntu uri kudukurikira akaba ari guhura n'ubundi butumwa butari ubwo yamenye mbere, kuko hari icyatumye ujya mu mazi menshi. Hari ubutumwa bwakugezeho butumuhinduka, ufite inyota ariko uyu muntu abamukurikira cyangwa abumva aba bantu, harimo n'abatarajya mu mazi menshi, harimo n'abatarakizwa, harimo n'abifuza gukizwa. Mu by'ukuri bumva icyaha kibamereye nabi. Icyaha kiraryana, icyaha kiraryana cyane. Umuntu yigeze ambaza ngo ni iki kibwira umuntu ko
azajya mu ijuru cyangwa ko afite umwuka wenda mubwira ikintu cya mbere kizakumenyesha ko ufite umwuka wera nuko uzakora icyaha akabikwemeza ukumva arimo aragukomanga. kandi koko tubwira abantu badukurikiye, nukora icyaha ukumva uri mu mahoro, ukumva nta nicyo bikubwiye, uzamenye kuri umwana wo kurimbuka. uyu muntu rero udukurikiye yahuye n'ubu butumwa, yahuye n'uyu muntu, ntabwo ari agakizwa, ntabwo arajya mu mazi menshi, ntarahura n'umuntu runaka ngo amubwirize. uwo bahuye n'uyu muntu wavuze ngo byose Yesu yarangije byose ku musaraba. uyu muntu we azagaruka ate? bizagenda bite? ese azabohoka? biroroshye cyane, biroroshye. ubundi Yesu yavuze ngo hari izindi ntama ngo zitari zaza mu rwuri ariko zizaza. aribo babo ngabo bari abaraho hanze, bamwe bakiri kuyobywa, abandi bakiri mu matabi, mu nzoga, mu busambanyi, mu bintu byinshi bitandukanye. ariko still wa mwana w'ubugingo cyangwa se wa wundi ya ntama, Imana iratuma ibyo ari byo byose. Bibiliya iravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye iyo nzihamagaye ziritaba. burya intama ntabwo ari aba bamaze kubatizwa, hari abandi bantu bakire muri izo nzoga ariko bafite ubutama muri bo, mbese ni ukuvuga ngo bazaba intama. abo rero ubutumwa nibubageraho bya bindi babeshwe byose, kuko umucyo wabarasiye, umucyo nubatambikira, iyo umucyo wahageze umwijima urahunga. byanga bikunda biriya nakavuyo k'ibiki, ariko byose ni umwijima. Satani n'ubukoryo bwose n'ubutiriganya agenda azana yohereza mu bantu kugira ngo avangire ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza ntibuvangirwa. byanga bikunda aho umucyo uzagera, umwijima uzahahunga. ndizera ntashidikanya ko Yesu niyo mpamvu yaduhamagaye, agahamagara wowe, agahamagara n'uriya n'abandi bagihamagarwa, bazagenda bavuga ubutumwa bwiza, abantu bakagenda bamenya umucyo, bakaza kuri Kristo Yesu. ndumva nakunganira Pastor Janvier ndetse na Savier, ndumva ko atabajije ikibazo kugira ngo ari ukugira ngo byenda n'abantu basobanukirwe. Pawulo yandikira abagalatiya mu bice 5 umurongo wa 19 araho yahugura abwira abantu ibyo kamere ikunda n'ibyo umwuka yanga. rimwe na rimwe kenshi Pastor Savier yaravuze ati ariko nk'abo bantu bigeze bavuga ubutumwa bwiza, ariko kw'iki gihe ndetse bari abantu bakuru, wafatiraho urugero kw'iki gihe ukabona si byo bavuga, baraguye. none byagenda gute? ariko mu murongo yandikira abagalatiya ibice byaho 5 umurongo wa 17 yaravuze ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, ndetse n'umwuka akanga ibyo kamere irarikira. ni ukuvuga ngo muri rusange kuvuga ngo ubutumwa bwiza cyangwa kuvuga ngo turavuga ubutumwa bwiza, iyo usomye ku murongo wa 24 w'igice, hari aho yavuze ngo abakristo babambanywe kamere n'iruba n'irari. ni ukuvuga ngo tukimara guhamagarwa cyangwa twarakiriye bwa butumwa bwiza aribwo tuvuga, Imana ikaduhamagarira kuvuga ubutumwa bwiza. ni ukuvuga ngo umuntu uvuga ubutumwa bwiza yakagombye kuba yarabambanywe kamere, agikizwa n'iruba rya kamere, ari ryo Pastor Savier cyagiye yavuze avuga ati ubutumwa bwiza ugasanga umuntu arimo aravuga ibintu ariko wareba n'imbuto ribyo mwavuze, ndetse n'irari ni iruba ndetse n'irari rya kamere, kuko kamere irararikira. kandi Pawulo yavuze ngo kamere irarikira iby'umwuka yanga, ndetse n'umwuka ibyo akunda si byo kamere igira gute ikunda. ni ukuvuga ngo biri difera, biri kinyuranye. ni ukuvuga ngo wavuze ati ni gute ko uyu muntu atarumva ubutumwa bwiza, noneho byagenda gute ko harimo abatarumva ubutumwa bwiza? ubwo yumvise ni ubu ngubu bupfuye. rega hari ubutumwa bupfuye, hari ubutumwa bupfuye. niba umuntu akubwira ngo gusambana si icyaha, kwiba si icyaha, gutingana si icyaha, Yesu yarangije byose ku musaraba. turi hano kugira ngo abantu badukurikiye batwumve, bumve ibi. yego, uyu muntu rero yabwirijwe ubutumwa
ariko umuntu wamubwirije ni wa wundi nyine wamubwiye bya bindi, wenda ntabwo nzi niba mujya mubyumva ariko birahari rwose. aho umuntu agenda akabwira umuntu ko gusambana atari icyaha, ndetse nawe akamwihererana akamutimbura da. Bene uyu muntu nicyo nge numvaga nashakaga, bene uyu muntu wahuye n'ubu butumwa, uyu nguyu niwe wahuye n'ubu butumwa busa butya bumeze butya, niwe mwamubwira iki, twamubwira iki. naho uyu we ubuvuga Bibiliya iravuga ngo abanjye ndabazi, yego bariho ikimenyetso, ariko Yesu aravuga ngo hari n'umwana wo kurimbuka. Uyu munsi hari umuntu ubwiriza ubutumwa uba mu muhamagaro, ariko ari umwana wo kurimbuka kandi avuga n'ubutumwa cyane, avuga ubutumwa ariko ari umwana wo kurimbuka. Ukenewe cyane rero ni uyu muntu wariye uburozi. Nijoro nari ndi kuganira mu rugo, ndababwirana uburozi bubaho, wenda n'abatwumva batwumve, wenda tuzagira ikindi kiganiro ngo tirasa Imana iravuze. Bene uyu muntu wariye ubu burozi, ubu nibwo burozi buvuga ngo Imana iravuze. Imana iravuze ngo dusambane nk'uderevure. Ntimubizi se ko bibaho cyane? Imana iravuze ngo gukuramo inda si icyaha, uriya mugabo suwa, uriya mugore suwa. Bene uyu muntu wariye ubu burozi, nge niwe nicyo nashaka kubaza Pastor Janvier, kugira ngo ubutumwa bwiza bwatambutse. Ariko hari undi muntu, wa wundi babandi Pastor Janvier yavuze, batambukije ubutumwa bupfuye, kandi bose bavuze ko batumwe n'Imana. Aho niho nashakaga ngewe. Kubera ko rero bwa butumwa bavuze atari ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bufite imbaraga kandi burihagije mu buryo buzishakira inzira cyangwa se buzagera ahantu. Bibiliya iravuga ngo ijambo riragiye kandi rizasohoza icyo naritumye. Ubu butumwa buzagera kuri bari abantu bariye uburozi, kuko stili ni umwijima bahawe kandi niwo bakavarinze, ariko umucyo nurasa. Buriya abantu barabura umucyo. Umucyo iyo wahageze umera nkaho hari ikintu kivanywe ku bwonko bwawe, ukabona ko wari warasaze cyangwa wari uri mu busazi, noneho ukakira ukuri. Ndatekereza ko tugomba gushyiramo imbaraga, kandi buriya ikintu duhawe, Bibiliya iravuga ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Iyo tuvuze bose ntago ari abaturage bose, ahubwo n'abanjye bose bazasukwaho uwo mwuka, abo natoranyije. Noneho hari imbaraga zigomba kugendana n'abera. Izi mbaraga zigendana natwe, turekeraho gukomeza kubwiriza ubutumwa bw'amagambo, tubwiriza ubutumwa bugendanye n'ibikorwa. Niba tuvuga ngo Yesu arakiza, akirizaho aho ngaho. Niba tuvuga ngo arazura, azurira aho ngaho. Nicyo kigero dukwiriye kugeramo, kandi nacyo kigero tugiye kwinjiramo muri revival, kuko ndabisensinga kugira ngo ubutumwa bwiza bugira imbaraga. Bityo rero bya binyoma byose biraza kuvumbuka bivemo bigende, kuko nta kintu twakora kugira ngo ikinyoma kitavugwa. Ikinyoma kizavugwa, ariko kuri icyo cyose nubwo kwakererwa kuhagera, ariko ku munyakuri azumva ukuri, kuko icyo yari yarakire yari yarabuze ukuri. Ariko ukuri ni kugera hahandi kuri wa munyakuri, ariko wari ufite ikinyoma yari yaragaburiwe, cya kinyoma kizahunga ukuri kwinjira, bityo umucyo utambike umurasire. Pastor Savien ubwo yatubaje cya kibazo, ariko ngira ngo nawe ni umushumba, nawe afite igisubizo, ariko kibazo. Murakoze cyane. Ntago ndi buze kujya kure. Igikenewe ni umucyo, ko abantu bavirwa n'umucyo. Umucyo nuhagera, nicyo gisubizo nanjye nari mfite, bantu bakamenya ukuri kuzababatura. Ikiriho rero wenda nasa n'uvuga, wowe muntu ubwirwa ubu butumwa twahoze tuvuga busa butya bumeze gutya, ndagira ngo nkubwire ko
icyaha kirimbuza. Niwumva umuntu aza kubwira ko gukora ibyaha Yesu yabihumanuye, uyu muntu uzamuhunge, kuko n'umwana w'umwijima, ntabwo ari umwana w'umucyo. Ni antikristo urimo akora mu ibanga kugira ngo Satani abone abo arimbukana nabo. Kuko uko byamera kose, nubwo isi iryoshye, hari abaririmbyi nigeze numva baririmba bavuga ngo isi iraryoshye, abagore beza twirongoreye, isi iraryoshye. Ya, isi iraryoshye kandi iracyarushaho, ariko igikenewe ni ukumenya ko hano atari iwacu. Aho tujya rero, wowe wifuza kujya mu ijuru, wowe uzajya mu ijuru, ugomba kumenya ko mu ijuru aho tuvuga, aho tujya, aho Yesu yadusezeranyije, nta munyabyaha, nta muntu ufite ibizira uzajyayo. Yakoze Pastor Xavier, noneho njye nashaka kujya handa turimo tugana ku musozo. Hari ikintu ndimo nibaza nti irivuga Janvier, hari ikintu ugeze kuvuga ati umuvugabutumwa akwiye kuba ari umuntu dufatireho icyitegererezo, ari role model w'abantu bose. Niba uyu munsi tubona abavugabutumwa, reka mvuge ngo bagaragarira buri wese, imbuto zabo zitarimo zituryohera uyu munsi, ntabwo biraza kugira ingaruka kuri rya vugabutumwa ryacu tuvuga ko rigomba kuba ari ryiza? Uzi ikibazo gihari, nibyo koko bishobora kuzagira ingaruka mbi nk'uko tubitekereza, ariko ndagira ngo nkubwire ko imbuto yitwa ijambo itabora. Uyu munsi hari ababayeho bavuga ubutumwa, barapfa baragenda. Hari n'ababayeho baratubwiriza, abo twagiye twigiraho, bamwe baraguye abandi, ariko twebwe turakomeje. Ijambo ryo rero, ubu butumwa bwiza iyo bwamaze kwinjira mu muntu, burya bumera nka sida. Uyu munsi sida mu maraso y'umuntu, uko wabigenza kose, hatabayeho Imana yihanduyemo, ntishobora kuvamo. Umuntu wamenye ubutumwa bwiza ari umuntu wakiriye, wamenye Yesu, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nta nubwo akwiriye gukomanta ku muntu, kuko uyu munsi ubutumwa bwitwe ubutumwa, uyu munsi tubaye ikiraro, abantu bagiye kutwambukiraho. Icyo dusaba abantu ni uko badakwiriye kureba ku muntu cyane, ahubwo bakamenya Yesu babwirijwe uwo ari we. Icyo ngewe nicyo nakivuga. Umuntu wese akwiriye kumenya, ngewe ngahagarara hano nkavuga, ariko ukakira ibyo nkubwiye, ukirinda kunyikomezaho cyane, kuko ntabwo ari nge Kristo. Ngewe ndatumwe, nguhaye ubutumwa, nawe komeza. Ngiye mu ruhande rwanjye niko mbyumva. Ntabwo njya kure y'ibyo aba bavandimwe bavuze, ariko nanjye akantu nasorezaho, ubundi ijambo ry'Imana ubwaryo, cyangwa ubutumwa bwiza ubwabwo bufite imbaraga zo kurema no guhindura zikagira umuntu mushya. Uretse ko ikibazo dufite cyangwa kiriho, ababyumva babyumvira mu ntege nke ntibabwakire, cyangwa n'ubivuga akabivuga mu ntege nke, ariko ubundi ubutumwa bwiza ubwabwo bufite imbaraga. Ikindi cyo navuga, nunze mu byo yavuze, tureke guhanga amaso ku bantu no kubikomezaho cyane, tubagundire twumve ko ari bo bantu bonyine Imana yahamagaye, ahubwo tugundire ibyo batubibyemo by'umumaro, byaduhindura, bituganisha ku musaraba, bitujyana kuri Kristo Yesu, kuko Kristo niwe nzira n'ukuri, ni nawe bugingo. Nimba twaramumenye rero, reka tubere icyitegererezo cy'ubutumwa bwiza, tumwizere kuruta uko twakikomeza ku bantu no kwizera abantu.
rero nsoza ibyo bavuze numva ubutumwa bwiza ntabwo bubora, nta nubwo buzabura kuvugwa. Icyakora ibibivangira n'ibibuvangira biriho, nk'uko no mu gihe cya Kristo Yesu avuga ubutumwa haje ibimwiyitirira, no mu gihe cy'intumwa hakaza abiyita intumwa, no mu gihe cya Yeremiya hakaza bitwa abahanuzi, ariko abahanuzi b'ukuri bagiye bagaragara. Ikindi n'abavuga ubutumwa b'ukuri bagiye bagaragara, n'abiyitaga Kristo aribo Yesu yavuze ngo icyo gihe hazaza abiyita ba Kristo bavuga ngo muze murebe ahundi murebe ibimenyetso. Yesu yaravuze ngo ntimuzabumve. Impamvu ni iki? Impamvu utabumva, ntago wabumva utarariye bya biryo by'abagabo bikomeza umuntu ari ryo jambo. Niyo mpamvu nimba utarariye ngo usogongere uzagenda uko nyine byaje. Ariko nimba Kristo ari muri wowe, ari we wakabaye icyitegerereza, ari we witegerezaho cyane ukumva iby'umumaro ukabigundira, nibyo uzafata nurangiza uyoboke Kristo umukorere. Numva ariyo confirmation nashyiraho. Murakoze. Reka ikiganiro cyacu tugisoreza aha ngaha. Nshimire buri wese wari udukurikiye, by'umwihariko nshimire Pastor Janvier umusanzu yaduhaye muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Reka nshimire na Reverend Pastor Xavier. murakoze cyane, Imana ikumugisha. Reka nshimire kandi na Evangeliste Adrien. Murakoze cyane, Imana ikumugisha. Reka rero nkuko twatangije n'isengesho n'ubundi Pastor Xavier nabundi adusoreze n'isengesho. Urakoze Mana, turagushimiye nanone. Haleluya. Ku bw'aba bagabo batatu wahurije hano, turabigushimiye. Twebwe turabibye, reka ugwisha imvura kandi izi mbuto zimere, abantu bamenye ukuri, ukuri kuzaba bature. Buri muntu wese wumvira ijambo ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo agenzure, acenshure, agosore, agumane ibyo kugundirwa, arekure ibyo kurekurwa. Amen. Mu izina rya Yesu, amen.